kanya mu gitondo. Urabona ntangiye mfite ibirayi ndimo ndabinomba, ibirayi bihiye ndi kubinomba. Mfite hano igitunguru na pavuro imwe, igitunguru kimwe na pavuro imwe, hanyuma ibirayi nabyo ibirayi bitatu biringaniye kubinomba. Ndabinomba gutya kugira ngo bigire amazi, nshaka ko binoga. Hanyuma hano mfite amagi abiri, nshaka ko tuyamenamo hano. Ni amanyarwanda, ntabwo nirirwa nshyiramo ya jone kara cyangwa se fudu kara, ntabwo niriwe nyishyiramo kuko ni amanyarwanda yo urabona ko asa umuhondo. Hanyuma tuvange gutya, kubera ko ibirayi birimo kuma, ntabwo rero nshyiramo nyinshi, ndashyiramo gake cyane. Hanyuma ndafata bya birayi nshyiramo hano ibintu byanjye, nongere mvange. Mvange neza byivange. Kubyivanga neza. Ibintu byamaze kwivanga. Urabona ko ibintu byamaze kwivanga n'amagi. Hanyuma tugiye guteka. Ndacanye maze ngabanye umuriro, nshyireho ipanu, nurangiza mfate amavuta. Ipanu irumutse, hanyuma ndashyiraho amavuta makeya, n'ikiyiko kimwe. Ikiyiko kimwe gusa. Narangiza nshyiraho za vange na bya birayi. Nambayeho neza.
bishye hasi. Pfundikire gatoya rwose, umuriro mukeya ariko umuriro muke kugira ngo bidashirira. Nyuma dukomeze ducungire hafi bidashirira, tunabyegeranya neza. Yego, ntabwo hasi biba biri agashya, niyo mpamvu nabiretse bashyize ku muriro muke. Ndapfundikiye. Turayibise wenyine n'umurengwe, ni inshuro nyinshi bikoze nk'ihorera. Turareka bibanze bishye hasi, bise nk'ibifatwa naho ibyegerana, niyo mpamvu nabiretse gutya. Hanyuma tugiye guhindura uruhande rwo hasi rujye hejuru. Uruhande rwo hasi rujye hejuru, urabona ko bitigeze bishira, bimeze neza. Ureke narwo rubanze rushye. Tureke rubanze rushye, dupfundikiye gato, uko bimeze. Twereka ko ikintu kitarashya ntabwo kiba kinyeganyega. Hano tugikomeza dupfundikire. Urabona ko watangiye gushya, bitangiye kunyeganyega. Dupfundikire. Hano rero turongera turebe uko bimeze. Urabona ko birasa neza. Twongere duhindure ya breakfast, isa neza kugira ngo murabibona ko isa neza. Hano tukongera tukagabanya umuriro gato, ngabanyije umuriro kuko bisa nk'ibigiye gushya. Hanyuma
urabona ko iyi ni breakfast ushobora gufata mu gitondo ushonje, ntabwo igoye. So it's easy doing, ni iri easy, irahendutse. Nakoresheje amagi abiri gusa, nkoresha ibirayi bitatu bitoya biringaniye na puwavuro n'igitunguru, nta kindi. Ikindi kintu nashyizemo nta food color nashyizemo kubera Amanyarwanda, nta kunyu gake kuko mu birayi byari birimo. So ni ibintu byoroshye, ibirayi nari mbifite bihiye, ntabwo byamvunnye kubiteka. Nashakaga ibintu byoroshye kandi biri simple. Urabona neza ko bisa neza byahiye. So easy. Yeah, that's all. Rero bishoje ni ibintu ushobora gufatisha icyayi, jus, igikoma se, igitondo icyo ufite, fanta se, icyo ufite mbese nicyo wakoresha. Hanyuma mu gihe ubyutse ushonje wabikora, ubundi ukirirwa ukigendera, ukirirwa umeze neza. Tekereza ibi ngibi ntabwo bigoye, nawe rero wajya ubikora. Ntabwo bisaba amagi menshi, hanyuma ukirira, ntabwo bigoye. Rero ndabashimiye. Hanyuma niba ubwa mbere ugeze kuri Ben Grace TV, kora subscribe, kandi like, share and comment. Hanyuma natwandikire muri comment tubwire ko wabibonye. Sawa, murakoze. Ndabashimire. Aya ni amasaha y'akazi. Bye bye. Ciao. See you.